Twongeye nanone kubasuhuza tubaha ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi turaganira ku buryo umubiri w'umuntu cyangwa imibiri y'abantu igenda igabwaho ibitero, kandi ikagabwaho ibitero n'icyo nakwita utunyabuzima dutandukanye, cyangwa se utunyamashami, yaba ari utw'ubwonko cyangwa se utugiramubiri twakagombye kurinda umubiri, kandi umubiri ukagabwaho ibitero mu mpande zose. Niyo mpamvu mubona abantu bakoresheje turiya turemangingo mvamigabane, cyangwa se iriya myambi y'igishirira yavuye i Bugesera. Ngira ngo abazi Ikinyarwanda baba bumva ibyo mvuga. Bafite ibibazo cyane. Ndimo ndatekereza, burya hari ibyo twita critical thinking. Ndibaza ariko se data zacu cyangwa amakuru y'ubuganga yacu barayashakira iki? Ariko naje gusoma report y'inganda izi zikora uturemangingo mvamigabane, noneho nza no kureba report cyangwa se ubutumwa buri mu nteko y'Amerika muri iyi minsi, aho abaganga batandukanye bari gutanga ubuhamya. Twabonye muri iyi minsi uwo bita Agnes Douglas, ni umuganga w'umwongereza umaze igihe kinini cyane, akaba ari nawe wavumbuye icyo bita CD4 cyangwa se T4 cells, CD4 CD4 mu bantu barwaye indwara ya sida. Niwe wavumbuye ko CD4 arizo zituma uko zigenda zigabanuka ariko virusi zijya hejuru, noneho bigatuma abantu barwara sida barahitaga bapfa. Bikaba byaranafashije mu gutegura imiti. Byafashije abahanga bategura imiti bahereye kuri izo CD4, babasha gutegura imiti abantu ba sida bazajya bakoresha. We rero ikiganiro cye pe gishobora kwitwa ko cyaca umuntu intege, kubera ko yari ari gusobanura, ubu asigaye ariwo nakwita umuganga wa kanseri, ariko uvura by'umwihariko ubwoko bwa melanoma cancer. Noneho we yasobanuraga ko abo barwayi be nyuma yo kwitera uturemangingo mvamigabane bose, abari baranakize yarabasezereye, bose bahise bongera bararwara ndetse barapfa. Yasobanuraga ko icyizere ari gike cyane. Ubwo yasobanuraga mu nteko y'Amerika, hari harimo abasenateri cyangwa se Senator Johnson n'abandi. Niwe urebye uyoboye ibyo biganiro n'abandi. Noneho rero ubwo buhamya urebye biteye ubwoba. Nagerageje gushakisha cyangwa gucukumbura ikibitera, noneho nkurikije n'amakuru bagenda baduha muri iyo sena y'Amerika. Amakuru baduha rero nuko buriya buremangingo mvamigabane
bwica icyo bita microbiome. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ni uko iyo babiguteye ziriya lipid nanoparticles, iyo baziguteye cyangwa se buriya buce burya uriya nzajya mvuga mu marenga kugira ngo ibiganiro byanjye batazagira, hari uburyo bano bantu ba nyirizi imbuga dukoreraho bumva ijambo bakaba bagira uko babigenza ntari busobanure cyane, ariko bariya bo kuri Faisal ni ukuvuga ngo abafashe urugendo rwa Faisal cyangwa abafashe urugendo rwa Moderna cyangwa abafashe urugendo rwa hariya mu Bwongereza Oxford, kuvuga ngo abakoresheje uturemangingo mujye mumenya utwo mwakoresheje, ni ingenzi cyane. Abakoresheje rero ziriya zo kuri Faisal, ngo ndibaza ko mwumva icyo mvuga, no kuri Moderna cyane cyane abo bantu uko ari babiri. Faisal yari irimo biliyoni 20, Moderna yari irimo biliyoni 40 y'uduce twinjiraga mu mubiri. Iyo twinjiraga mu mubiri rero, ikintu twakoraga cya mbere, icyo twaheragaho ni ukuvuga ngo rwa ruvange rwose rw'uturemangingo mvamigabane twongeyemo na ya mavirusi bakubiranyijemo bashyizemo nyinshi twarazibonye, mujye musubira mu biganiro byanjye bya kera muzajya mubibona. Ubiteranyije iyo byahitaga bifata icyo bita ikirungo bita protein, rugafata ikirungo bita protein, urumva birinjiye mu mubiri bifasha ikirungo bita protein, noneho cya kirungo bita protein kigafasha gukora ikindi kirungo, ariko ikirungo noneho kivanze na twa turemangingo mvamigabane, kigahita bijya hejuru y'utunyabuzima tugize umubiri. Noneho bigenda gute rero? Bigenda gute? Nk'iyo bigeze ku mwijima wawe, iyo bigeze ku mutima wawe, iyo bigeze ku mpyiko yawe, bijya hejuru ya twa tunyabuzima, ariko byabishwanyagurijemo indani. Kugira ngo rero habe buri urugendo rwo gushwanyagurizamo indani, nibyo twise body cell destruction, cyangwa se kwangirika kuturinda umubiri cyangwa kutunyabuzima. Niyo mpamvu abaganga bari kuvura abantu badashobora gukira, abantu kumva baravuze ngo abaganga batuvuye nabi ntibitaye ku bantu. Nta kintu gihari cy'abaganga cyo kutita ku bantu. Abaganga bacu cyane cyane abari mu Rwanda nibo baganga beza bagerageza muri Afurika, niko navuga, bari bakigerageza. Ahandi mujye mutembera mu bihugu, mbere yo kuvuga ngo yo guca imanza, mujye mutembera mu bihugu, mutembere murebe, nimukicara ahantu hamwe, ndavuga muri Afurika, ariko murebe abandi bahandi hantu imikorere yabo. Abiwacu nibo bari bakigerageza, ariko ntabwo mugomba kuvuga ngo nibo bateye urupfu rw'umuntu, kuko ntabwo ari byo. Urupfu ruraterwa na turiya turemangingo mvamigabane abantu biteye, kuko iyo tugeze mu mubiri, icyo bita indindamubiri, nk'iyo dutangiye gushwanyaguza utunyabuzima cyangwa ibyo twita cells, iyo zitangiye gushwanyagurika ari nyinshi, ikintu kiba ni iki? Ikintu kiba ni uko hari izo bita cell za B, utunyabuzima twa B, tugomba gukora indindamubiri, izo twita antibodies. Utwo turagenda tugakora izo antibodies, tukazikora ku bwinshi. Twabonye ibyo bita IgG4, muzasubira inyuma kuri video zacu murebe. Niyo mpamvu mugomba gukora subscribe, like and share, kugira ngo n'abantu bazamenye uko bivura bino bintu. Noneho two turemangingo twa B rero, iyo tumaze gukora izo antibodies, iyo tumaze gukora izo, cyangwa se mu Gifaransa anticorps, zikora nyinshi, noneho zikagaruka zimeze nk'uko wafata igisasu, wafata grenade uri mu nzu ukayitera, uri mu nzu
ukuvuga uti umwanzi ari mu kona nawe uri mu yindi kona ukayimutera kandi mwese muri iyo nzu. Nicyo kiba rero. Ni ukuvuga ngo za nakwita protein bise genes protein ariko bakunze kuzita spike. Genes protein spike uko bigenda rero birakubitana noneho bigashwanyaguza bigaturika. Iyo ni processus ya mbere yitwa ya A. Processus ya B hari ibyo bita CD8 lymphocyte cyangwa noneho ubwo ubundi izo nizo bita natural, nizo bita killer cells. Killer cells zifite akahe kamaro? Zifite akamaro ko kwica cells cyangwa utunyabuzima twapfuye mu mubiri wawe ku buryo dusimbuzwa n'utundi. Icyo rero bikora iriya killer cells ifata za zindi zose zifatanye na za zindi zagabweho igitero zigashwanyaguza zose. Ni ukuvuga ngo nimba zishwanyaguje mu mwijima ntabwo umwijima bazawuvura, nimba zishwanyaguje mu mutima ntabwo umutima bazawuvura, nimba zishwanyaguje kuri spleen kariya kayungurura amaraso cyangwa ku mpyiko, iyo mpyiko ntabwo izavurwa. Ni ukuvuga ngo zishwanyaguza inyama 10 z'umubiri ku buryo zidashobora kuvurwa, ku buryo nta gusubira inyuma. Iyo ni processus ya kabiri. CD8 rero cyangwa se CD8 abantu ntabwo bazimenyereye kubera ko dusanzwe tuzi CD4 ku bantu bafite ikibazo cy'ubwandu bwa sida. Izo rero CD10 ni akarusho, CD8 ni akarusho, zo zirakubita zigashwanyaguza zigaturitsa kabisa. Hakaza noneho CD4 dusanzwe tuzi. CD4 ni nk'uko umuntu yaba ari ku miti ya sida noneho ntafate ibinini, mwibaze icyamubaho. Nizo rero turiya turemangingo mvamigabane, ni nk'umuntu bateyemo nanone virusi nyinshi ya sida adafite imiti. Za CD4 nazo ziragaruka, uburyo CD4 zikoramo bitandukanye n'uburyo CD8 zikoramo. CD4 yo hari icyo bita macrophage. Macrophage navuga ko bazita big eaters. Ni ukuvuga ngo izo macrophage cyangwa se ibyagombye kurya ibintu bibi byinjira mu mubiri, hari ibintu byinjira mu mubiri amabakteria n'ibindi. Hari izo rero za macrophage ubundi nizo nyandya, ni nyandya zirarya, niyo mpamvu bazita big eaters. Zikarya izo bacteria, izo virusi zinjira mu mubiri. Noneho rero macrophage zikora iki? Iyo zibonye amacells yaturitse zose ziragenda zishaka kuyarya yose na yandi yaturitse avanze na twaturemangingo mvamigabane dushaka kuyirya yose. Yahagera akabona nakaga, akabona ni nkuko akabona nyine ni nkuko grenade yaturikiye mu nzu, fragment abantu bose bapfuye, wari wayiteye n'uwayiteraga, sibyo? Noneho igahita igenda yirukanka, igahita ijyana amakuru. Ubundi yo ihita ijyana amakuru tibyakomeye, twatewe, urumva yagombye kurya ariko isanze birenze. Igitero cyagabwe bisanze ari igitero gikomeye, birayirenze. Nimba birenze rero ikikora ihita stimulating CD4 nayo rero ikagarukana bya bitero, nayo ikaza igasanga birayirenze, igahita igenda ikazana andi cells zibita za eosinophiles kugira ngo abifashe. Ariko bagasanga n'ubundi aho bari bugabitero n'ubundi selile zaracitse. Noneho iyo bagabye igitero rero n'izindi selile zigapfa. Nicyo twita systeme y'ubudahangarwa bw'umubiri yigabaho ibitero. Rero umuntu udakurikira nta comment mugira, nibura ngo mutubaze tise hari umuti ufite mu gikari twabona gute? Izo comment ntazo mugira. Ni ukuvuga ngo umuntu utazitaho azapfa. Nirwa impaka n'abantu abantu badashaka kwita ku bana babo barabibateje ngo bakunde bajye mu ishuri, abo bana bazapfa. Sinjye bivuze mujye muri hari
hari Economic Times icishaho ibiganiro buri munsi biri live by'ibiri kubera mu nteko y'Amerika. Abumva icyongereza mujye mureba Economic Time, bihoraho biri live kugira ngo mumenye ko muzapfa n'abana banyu bapfe. Ibi sinjye ubivuze nimutivanamo ibyo bintu mwiteye, muzapfa n'abana banyu bapfe. N'ejo hazaza mubyuka muvuga mu nzego zose murimo, ntago hazagira. Mwivure rero, mukoresha ibintu byinshi njya mbaha. Abumva icyongereza mujye muri Economic Times kuri YouTube, mukurikirane ibiri kubera muri Amerika, mubikurikirane. Hari abaganga bakomeye, hari abaganga benshi ba Robert Malone bakoze ibyo bita formule ya iriya ribonucleic acid, ariko iri artificiel, bayikoze mu myaka za 80, bari gutanga ubuhamya. Kandi mwibuke ko nka Robert Malone yaburiye abantu ngo ntibafate ziriya nyica mubiri karahabutaka, abantu baranga. Ziriya nyangiza mubiri karahabutaka zigenda zangiza umuntu, yarababuriye, abantu baranga. Aravuga kuri Twitter, yarariho ibiganiro byose byari bihari. Hari n'abandi bitwa ba David Icke bahaburiye abantu baranga. Abantu ntabwo bumva. Niyo mpamvu rero mugomba kubivanamo. Nkaba nabazana ikintu bita igisheke rero ntimukagisuzugure. Igisheke gifite ibyo bita electrolyte, izi charging ama cells. Nuvuga ngo ziriya cells zigenda zigaba ibitero ku mubiri wacu, tugomba kuzicaginga buri munsi kugira ngo zigire ingufu. Rero nukuvuga ngo zicaginga cells, mu rwego rw'uko zongeramo n'imyunyu ngugu, icyo nakwita imyunyu ngugu. Imyunyu ngugu ikaba myinshi mu mubiri. Imyunyu ngugu rero ikaba ifasha cyane ko iki abafite constipation kivana imyanda mu mubiri, abafite gaz kivana gaze mu mubiri, zose zikagenda zikavamo. Abafite icyo kibazo cy'ubushe, urabona ko ibintu tuba twabazaniye nk'iki, hari umuntu wakubwira ngo wanywa amazi ngo menshi, njyewe nakubwira ngo warya kino cyinshi gifite y'amazi ukeneye, wakirya ku bwinshi. Kuko amazi babagurisha baba bateyemo n'imiti, baba bashyizemo n'imiti, bakaza bakababwira ngo ngo amazi menshi. Kuki se utafata amazi yawe, robine yawe, ukagura agafilter ushyira kuri robine yawe, ukajya umara gukora filtration y'amazi yawe, warangiza ukayateka ukanywa amazi atetse? Paka babagurisha amazi bongeyemo n'imiti, harya ngo ni iterambere. Nuko niko bimeze nyine, nta kundi. Ariko nimudahindura ubuzima bwanyu, ubuzima buzajya bubagora. Cyane hari abakiri ku mavuta, umuntu kumva ngo aracyarya amavuta arwaragurika. Urwaye diabete, urwaye indwara y'umutima, uracyarya amavuta, urayarira iki? Kuki utarya ibitogosheje? Ni ibyo byose rero usanga hari abantu ngo sinarara agafiriti. Ako gafiriti, uzi uburyo ifiriti yangiza umwijima wawe? Urabizi? Ifiriti yangiza umwijima wawe ku gipimo cyo hejuru. Ariko umuntu ngo ni ifiriti n'umuceri n'inyama, no mu maresitora ni ibyo ngibyo. Okay. Iyi rero ikaba ari supercharge, cyane ku kibazo cy'umutima. Ikaba ifite potassium burya ikora icyo nakwita regulation yo gutera k'umutima, ikagabanya na stress, cyane mu nyama y'umutima. Mu nyama y'umutima stress ikagabanuka. Impyiko, nicyo nakwita natural diuretic. Impyiko ni ukuvuga ngo igabanya kuba warwara impyiko, kuko isohora imyanda yose, imyanda igasohoka mu mubiri wawe. Niyo mpamvu ari natural diuretic.
ikindi ikora ni ukuvuga ngo ahantu hose hari imisokoro, hose igenda inyuramo ivanamo imyanda, isiga umubiri umeze neza. Noneho ikindi cya mbere, igisheke buriya ni umuti w'umwijima. Ndabizi abantu benshi murwara umwijima mukirukanka kwa muganga, abandi mu byatsi. Ese wari igisheke ukwezi umwijima wawe wanga gukira? Igisheke gituma umwijima usubira gukora neza uko wakoraga. Umwijima niyo nyama ya mbere y'umubiri wawe yiyubaka, yisubirana. Umwijima n'amagufa nizo nyama ziyubaka zisubirana. Twabonye amavideo aho ugomba no kurya umwijima w'ihene, umwijima w'ihene cyangwa umwijima w'intama. Umwijima wakugira ngo ukore neza. Kuvana imyanda mu mara, ahantu bavuga ngo ndwaye amara, ngo amara arafunze, ngo se nakora iki? Igisheke kuvana umwanda mu mara mato n'amara manini. Burya amara mato afite meridians nk'izo bita pericardiums, zikorana n'iki? Zikorana n'umutima wawe. Umubiri w'umuntu rero urakorana. Ibiri mu mubiri w'umuntu byose birakorana. Ni ukuvuga ngo gabanya amaside, gabanya imyanda mu mubiri, gabanya constipation, gabanya icyo nakwita kumva ufite mu ngingo hakurya cyane, mu ngingo harakurya. Gabanya ikibazo ku abashakanye bahora bavuga ngo ubu ngubu ikibazo kiri mu bashakanye ni ikibazo gikomeye cyane. Hari n'ingo bari kubaka bagahita zisenyuka. Kubera iki? Kubera ko abagabo ingufu z'imibonano ntazo bafite, kubera iriya myambi yigishije, kubera turiya turemangingo mvamigabane. Abashakanye rero igisheke mu kihande. Uko impyiko iba nzima, impyiko ni inyanja y'umusokoro. Impyiko niyo nyanja y'umusokoro. Amasohoro niyo ntangiriro. Nk'uko Nyabarongo ari isoko ariko ikaba igera muri Egypte. Niyo ntangiriro yo kugira ngo uzagire ingufu zo mu mibonano, uzagire imisokoro. Ariko nanone hagati abatarashakanye ntuzagire gute? Amategeko y'Imana, uragisenga Imana imwe, aba ari ukunda gusa. Ntuzarahira izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Urajye wubaha iminsi y'Imana, urajye wubaha ababyeyi bawe. Ntuzice, ntuzasambane. Ubwo ni itegeko rya kangahe? Rya 6. Mu gihe utarashaka ntuzasambane. Burya iyo usambanye n'umuntu uba umuhaye agace ka spirit yawe, agace k'ubwonko bwawe, agace k'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu abantu basambana batajya bibagirwa abo basambanye, kubera ko spirit baba barayitwaye. Niyo mpamvu abantu basambana cyane bahora bicuza, n'ubundi amara gusambana akaba nta nyungu yavanyemo. Niyo mpamvu rero ntuzasambane mu gihe atari uwo mwashakanye, ntuzasambane mu gihe utarashaka. Nuko bimeze. Nta ariko se, nta kushoto, hakuna kulia. Ni kusonga mbere, guhindura imico, guhindura imiterere. Ibyo bababesha cyane cyane urubyiruko, ibyo basigaye baza bakabaha amafaranga, bakabajyana mu mazu, mukavamo inyo bazitanywe. Ibyo ngibyo turabizi. Ubundi bakabaha amafaranga, mugatangira mugatwara amamodoka. Ibyo birahari muri East Africa hose. Urubyiruko bari kurwangiza kugira ngo na babandi twari dufite bagombaga kuzabyara bajye birirwa bageretse ukuguru ku kundi kugira ngo amabyi adasohoka. Kugira ngo amabyi adasohoka. Noneho bari guhera mu bana muri za segonderi, muri interna. Rero nkawe mubyeyi, umwana wawe nimba ufite abana, umwana w'umuhungu, yewe nakugira inama yo kutamujyana muri interna, kuko azavamo yarabaye umugore. Ko bimeze. Nakugira inama yo kumushyira hafi aho mureba.
abana banyu mubiyegereze mube kumwe nabo. Naho ubundi isi iri hanze uzasanga umwana asigaye agereka ukuguru ku kundi umunsi wose kugira ngo iby'inyuma bibiri mu mara bidasohoka. Yirirwa ageretse ukuguru ku kundi. Njya mbabona mu bihugu byo hanze bararangiye, sindi bubavuga amazina, ariko aba bantu bitwa ngo bari mu bihugu ngo barasa neza ku isura. Yewe ngizo za Eritrea, ngizo za Ethiopia, ngizo za Somalia, ngizo ntabwo ndi bubavuge cyane. Bararangiye, abasore benshi bararangiye ngo kubera gusa neza ku isura bararangiye. Habaye abagore ni ukuvuga ngo ubu East Africa cyangwa se West Africa simbizi, ariko ni uvuga ngo byabanje Southern Africa, za South Africa, za Lesotho bo ni benshi kurusha abazima. South Africa ni benshi kurusha abazima, abo bangiritse mu kibuno. Kandi wibuke ngo izo ndwara zo mu kibuno zihindura umuntu ikigoryi. Ikindi zivamo indwara nk'igihumbi. Indwara nk'igihumbi, nimba umugabo agiye gukoresha toilette undi mugabo yakoresheje, umugabo ahita arwara indwara niyo yaba ari muzima, agafata izo ndwara zo mu kibuno zahandurira. Ni nyinshi, mujye mujya kuri Google muzirebe. Yamara kuzifata, yewe ahita ataha akajya mu rugo, nyuma y'iminsi 2 aba yazanduye umugore we. Ni bya bindi abagore b'iki gihe bahora bavuga ngo infection, kandi ubwo ni za papilloma virus ubwoko nka 200 bwabinjiye, bagahora bavuga infection, kandi bandujwe n'umugabo wagiye kuri toilette zaba abandi. Mugire amahoro, muhorane Imana. Mwayikumwe na Master Kata.